ndawuvuga sinkusubiyemo ngo bibe byinshi maze kuvuga meya Munyentwara Alphonse aravuga atari kuri ya mwana twamuhemba iki twamuha iki babitekerezaho bangurira amakayi banyishyurira ishuri bagira buri kimwe cyose wambwiye kuvunagura igihembo gikuru bampaye ni ukujya mu bana nyakubahwa Perezida Paul Kagame yifuriza umwaka mushya mba ninjiye mu rugwiro nanjye njya mu rugwiro mbona bene Imana ngayo nguko tugezeyo rero ijambo ntazibagirwa niryo nyakubahwa yavuze abana ni mwebwe nimwe mbaraga zubaka igihugu aya kazi ya ziada sugira rakabyara sugira ragaheka ubyaye umwana bamwita sugira ugiye kugura indege Rwanda ya sugira ulala ibintu byose rero nuko ni kumukino uteye zamutse ndani nivyo rero twavuze ubu noneho abanyamakuru bose bateranye ibitangazamakuru bitandukanye yaba ibya leta n'ibyigenga byerekeje mu Rwanda u Rwanda rwatangiye gutanga inkingo bivugwa ko abagejeje ku myaka 75 ndetse n'abari munsi yayo abo bose bagomba gukingirwa u Rwanda rukifuza inkingo zirenga miliyoni 6 kugira ngo abanyarwanda bakomeze bakobere ubwigenge n'ubwisanzura no kwizera icyakora cyo bamwe mu bakingiwe bavuga ko nta kibazo byabateye ibinyamakuru bitandukanye byaba ibya leta n'ibyigenga byanditse ko izi nkingo ziri kugenda zivura abantu kandi nta kibazo cyavuyemo bagashishikariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi binyuze kuri Touch One idonido ku nkuru turaza tudeja kuri coronavirus mu Rwanda bariko baratera inkingo nkuko byokogwa ariko harasorora ingene byotangura bamwe mu bari ngaho baca bashima uko byokogwa ariko hari kimungenge bamwe mu babikurikiye bavuga ko izi nkingo ziri gutangwa zihabwa abari hejuru y'imyaka 70 bakavuga ko kandi ari byiza ariko nanone hari abana bavukanye indwara zidakira bakavuga ko munsi y'imyaka 16 bagomba gukingirwa kugira ngo u Rwanda rugirirwe ikizere aba bana nabo bakaba bakwandura kandi bakanduza COVID-19 nkuko byagaragaye kuri Touch One TV yaba kugendana sanitize ugakaraba yaba buri kimwe cyose umuntu akagikora kugira ngo u Rwanda rugire ubwisanzure no gusubira mu buzima busanzwe ibyo byose bikazaterwa nuko abantu bakingiwe deka tunyarukire kwidonido bwana Ezira Mpyisi turagusuhuje ndabacuje nanjye uravuga iki kuri ibi birori ya baba ntibamenya nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Touch One TV muziko tubakunda kandi tubahoza ku mutima cyo tubasaba namwe no gukora subscribe kuri icano kugira ngo ibiganiro n'amakuru tugende tubategurira birusheho kubageraho 5 kuri 5 Marambabwira ko nzajya mbazanira rero ibyiza bishimisha imitima yanyu kandi impindura kugira ngo namwe aho muri mwishime kandi munezerwe munyemere noneho uyu munsi mushobora kwibaza ngo mbazaniye inkuru ki hari umugabo benshi muramuzi hano mu Rwanda kubitangazamakuru bigiye bitandukanye abenshi ntekereza ko bagiye bamugeraho kandi arazwi mu misango y'ubukwe bw'abanyarwanda n'umuhanga yewe ahari ni rwota amasimbi ntekereza ko mwese mwaba mumuzi uyu mugabo nta wundi ni Gatete kadaterwa ubugabo n'inzoga ibyo araza kubisobanura neza hari ikivugo cye njya numva rimwe na rimwe ako kantu agashyiramo uyu munsi rero tumusanze ni mu murenge wa Kimisagara nubwo akorera mu Rwanda mu bice bigiye bitandukanye benshi mukamumuzi kandi akaba baryohereza mu bitaramo byose mu mutumiyemwo ariko uyu munsi
ari kuri mikoro za Touch One TV. Reka tuganire nawe, ariko namwe ntimujye kure kugira ngo ibi biganiro tugiye kugirana na Gatete ntibijye kure yanyu. Ntimwibagirwe kandi gukora subscribe kuri channel. Ndabakunda, nitwa Emmanuel Kanani, mugume hano hafi. Tuguhaye ikaze kuri Touch One. Gatete, murakoze cyane. Yego. Mukanya ndiho nsobanura uko nkuzi ndasobwa, ariko ntabwo ari ugusobwa, burya amagambo adasobanuye ntasobanya. Yego. Kandi n'uwasobwa n'ururimi ruba runyereye. Haraho nari mvuze ngo ni Gatete kadaterwa ubugabo n'inzoga, nibyo? Ni Gatete gatakora udatetereza abahanzi, igituza cy'umunihira inzovu y'imirindi, intera y'umugara imbogo y'umugenda, ingo yakara. Gatete kadaterwa ubugabo n'inzoga. Ariko ibyo bintu hari ushobora kubyibazaho akavuga ati se ubundi mu buzima busanzwe inzoga ishobora kuba itera ubugabo? Kadaterwa ubugabo n'inzoga, ubundi iyo umuntu arisomye ngo uyikura mu gicuma ikagukura mu bagabo. Cyangwa uyikura mu icupa kuri za nganda zizikora ikagukura mu bagabo, ariko gihe niyo mpamvu igicuma. Bivuze ngo hari igihe wayisoma ugateshaguzwa, ukavuga ibitagombwe kuvugwa, ukamena ibanga. Aho rero bavuga ngo ni Gatete kadaterwa ubugabo n'inzoga. Nubwo wampinga niki, ibanga n'ibanga riba ku mutima, ntabwo inzoga yatuma mvuga. Yego. Hanyuma Gate, uwaguha amafaranga n'abantu bwa mbere wafata iki? Icya mbere nafata abantu, kuko abantu nibo amafaranga. Ko numvaga amafaranga yaba mbere. Oya, amafaranga yaba mbere kuri wowe. Kuri iyo ngingo sa n'Imana muteringa iyo. Jewe nafata abantu, amafaranga ukayajyana. Amafaranga aba mu bana. Duhere na kera u Rwanda rwahaguka, ntabwo twari tuza amafaranga, ahubwo abantu nibo bazanye amafaranga. Rero iyo ufite abantu bufite amafaranga. Mere ya rero hirya no hino ndabona twicaye mu mafaranga, birarashashagirana wampaye. Nabihawe n'abantu kandi bikorwa n'abantu, ntabwo ari amafaranga yabizanye. Aha rero Gatete, noneho reka twimbike ikiganiro. Uravuze uti binabihawe n'abantu, ariko kandi abanyarwanda barakuzi by'umwihariko. Gatete si umuhinzi, Gatete si umushumba, Gatete si umworozi. Uburyo naba mbivuze nkabivuga nabi, Gatete ni iki? Gatete ni Gatete kadaterwa ubugabo n'inzoga. Gatete ni umusizi, umuhanzi, kandi iyo mvuze ubusizi, imivugo, ibyivugo n'indirimbo. Gatete kandi akaba n'umu-MC, Master of Ceremony, cyangwa se umusangiza misango, akaba umutahira uvuga amacumu cyangwa se n'amazina y'inka. Nuwo Gatete rero. Impano ko ziciyemo kabiri Gate. Ko nzi ko impano zawe hari aho utagejeje. Sinzi aho ushaka wowe kugeza, ariko nomaje ngo Gatete ni iki? Ninde? Aha rero abakunzi ba Touch One n'abahanga barambwiye ati uyu mugabo turamuzi, ariko turashaka ijwi rye kuri Touch One. Mu by'ukuri by'umwihariko ati hari aho tujya twumva turyohewe rimwe na rimwe. Uranasuka kuri wa mwihariko ngo kwigana amajwi y'abantu batandukanye, aho iyo hagera mu rugenya rero. Ariko ubundi ishinga dushingiyeho ni igicumbi cy'umuco kiducumbikiye: umusizi, umuhanzi. Umusizi n'umuhanzi. Umusizi nkaba n'umuhanzi. Mpanga iki? Mpanga indirimbo, ndazandika nkaziha abandi. Uhanga iki? Ndi umwanditsi w'imivugo, ibisigo n'ibisingizo n'ibyo. Hanyuma rero ugeze kuri kwa kwigana amajwi y'abantu batandukanye, ibyo byo ni impano. Yewe bakunzi ba Touch One TV, narababwiye ngo mujye mwigumira hano hafi, niho musanga ibiganiro n'amakuru binyura imitima yanyu. Turi kumwe n'umugabo rwose w'uruhanga ruhanganye ubuhanga, bamwita Gatete. Utari rojyorojo, iryo ni ijambo kandi nanone kandi ati sindi rojyorojo, niko bimeze rero. Gatete muramuzi mwese hano mu Rwanda, by'umwihariko abakunzi b'imisango y'abanyarwanda. Uyu munsi rero nababwiye ko twagiye kumusura aho atuye cyangwa se aho akorera, ariko kandi tugiye gusasanura neza tudasobanya byinshi, arabitubwira kuko n'umuhanga ndamuzi. Atubwire ubu buhanzi bwawe nk'uko bitangiye n'izi mpano zawe. Gatete kukiri mutoya, mu by'ukuri ibi byatangiye kuza ryari? Ubutoya uvuga simbuzi mu myaka.
imyaka ni imibare umugani wa ndimbati imyaka y'amavuko y'amavuko mvuka muri 90 ubwo ni 90 uko byatangiye ngiye kubivuga cyaba ikiganiro kinenze n'amasaha 5 urahina nta kibazo reka mpine mu mavuna amavuko n'imigenze byatangiye iwacu ni ku Gikongoro Nyamagabe byatangiye ndahantu ndi gutora inkwi sinze namuzi cyaba hari ababyita gusenya numva mikoro ziri kuvuga cyane icyo gihe hari umunsi wo kwamagana abafaransa kubwo icyo bari bakoze tamanuka mfata mikoro zari zazindi bavugiraho n'ubu ziracyahari mu mudugudu uyu munsi harabiki uyu munsi harabiki mvuze gatoya wamvuye kuvunagura Meya Munyentwara Alphonse ubu ni guverineri w'Iburengerazuba aravuga ati uwo mwana mumuzane ngerayo nurira imodoka mvuga umuvugo abafaransa bari barahemukiye u Rwanda kandi n'ubu ntabwo ayo mateka azibagirana ahari imibiri y'inzira karengane bahagira ikibuga cy'urukiniro cya basket rero kubera ko twabyigishwaga muri histoire amateka nkumva uruhare rwabo muri jenoside yakorewe abatutsi ndawuvuga sinkusubiyemo ngo bibe byinshi maze kuvuga Meya Munyentwara Alphonse aravuga atari kuri ya mwana twamuhemba iki twamuha iki babitekerezaho bangurira amakayi banyishyurira ishuri bagira buri kimwe cyose wambwiye kuvunagura igihembo gikuru bampaye ni ukujya mu bana nyakubahwa Perezida Paul Kagame yifuriza umwaka mushya mba ninjiye mu rugwiro nanjye njya mu rugwiro mbona bene Imana ngayo nguko tugezeyo rero ijambo ntazibagirwa niryo nyakubahwa yavuze abana ni mwebwe nimwe mbaraga zubaka igihugu ubwo wabyumvise komeza ubandanye gato buri abantu n'abanyamatsiko komeza ubandanye ubaho bigeze maze kwera hakura amavuta niwo munsi ntazibagirwa niwo munsi nagizeho ibyishimo nta bindi byishimo nzongera kubona mu buzima nk'umunsi nagiye mu rugwiro ndi kumwe na Vice Mayor nabaga ku Gikongoro bambaza batari ko se muvande biragoye ariko arakantu nyangarukaho kumva ngo amatara ngo yaka umutuku n'umukara agatabo ka Kamari niba ari nande batese wanyu bati hari umutuku hari feruje nicyo kintu nifuzaga kubona Gatete rero mu by'ukuri koko uri umugabo kandi koko uri umugabo nturirojyorojyo hari aho wigeze kubivuga uri n'igihangange kuko iyo uhagaze mu bandi bagabo wemye benshi bajya bakubona ariko icyo dushimira Imana nk'abanyarwanda nuko dufite Gatete mu nganzo zawe kandi koko zinyuze imitima ya benshi yego irimo umuco ariko noneho mu by'ukuri ubundi mu buzima busanzwe Gatete yaba ari umusizi mu muryango cyangwa nabyo bifite iyindi soko itandukanye n'umuryango ukomoka inkomoko y'umuryango ugiye kuyimbaza ni amateka maremare y'u Rwanda twese twabimenye ko rwagize ibibazo inganzo yanze aho ikomoka nuko ndi umusinga utari umusingano abasinga rero babaga basizi guhera kwa Nyirarumaga naho mbajije umuryango ngo mukanya waza kuvuga ngo ese iso yari umusizi sokuru sogokuruza reka manza nanakushimire ko uyu munsi ni umunsi w'abagore tubwire abagore bose ngo umunsi mwiza nibo batubyara ni bene Imana abaye atari umugore
twe ntitwabaho mbahaye icyubahiro hariho mama hari mubyeyi uhekeye igihugu Jeannette Kagame uyu munsi ni umunsi w'abagore Imana ihereze buri muntu wese w'umugore umugisha yafashije Imana kurema wa mugana ahubwo tukiri hano ukoze hasi unyibutsa ibuye Gatete iyo ubona abanyarwanda bakwishimira ukabona rwose baragukunda bamwe na bamwe ndetse bakakubwira bati ngwino dufashe muri iyi misango yacu nirihe kosa wumva wakorera abanyarwanda rikabababaza ikosa nakorera abanyarwanda no gutatira igihango cy'u Rwanda kandi u Rwanda bisobanura kwanda n'ukwaguka ubwo ntutse u Rwanda naba ntutse umubyeyi wambyaye ariyo ngo byiduhetse u Rwanda ni umugore u Rwanda ni umugabo ariko rero ntutse u Rwanda naba ntutse umubyeyi nicyo bisobanuye rero ntabwo natuka u Rwanda niryo kosa ryababaza abanyarwanda ishobora byose Gate unkundire cyane cyane nahoze mvuga ko uri umunyamisango ariko mu buryo butanasanzwe impamvu uvuga ko budasanzwe nuko aho ugeze hose wisangamo muri za mpano zawe hari aho ujya ugera nkumva wageze muri bene data b'abanyamurenge uzko abantu bacu rero ahangaha umukunzi wa Touch One yawe mana musabwa gose irahebuje ngo nico kidutera mana ako kantu bashaho arabanyabyinshi abasegege abasita abahondogo ewe hari n'abasinga ari mu manto ako kantu twamatuza tubimenya Imana izibaha umugisha kuri iyo ngingo ele iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe baza babo bacu n'abantu bacu kandi Imana izihabwa ariko rimwe hari akantu uzanibaza ngo Mana ko abantu bose bazoja mu ijuru inka zacu n'inyana zazo bizojayo ariko ntahatu haba amata hatari inka ntahatu haba ubuki hatari inzuki mu ijuru byose bizama bibayo ariko uzunezerwa ma ako kantu ibyo rero bariya ni bene data ngufitiye inkuru nziza Uwiteka gufiteho umugambi haleluya hari umuririmbyi za nkunda azagira karirimbo kavuga ngo ariko nzaka kubwira ya ntabwo ari ingorane ahubwo kaza kamakanezeza n'abantu bama badukurikira Touch One iza y'abanyarwanda niko kavuga ngo iyo ngiye kukaririmba nza numva nuzuye umuneza neza si umwuka kuko abantu bose ntibuzura umwuka nkuja wa mapine bamabumuzura yewe mutima wanjye karame reka nkwibarizeyo ngaho ririmba izamaza nambonye nzambi mubwira ko twarahuye mubwira ko namakunda ko karirimba urakavyara uri umugabo utangaje kandi niyo mpamvu abakunzi batoce uratangaje kuko impano zawe ntabwo nk'ubwo ngewe uburyo wigana bene data nk'uko wabivuze ntabwo nabihangara kubishobora ahubwo njya nibaza ubwo wenda turaza no kugera kuri uyu musaza ubanza ni n'inshuti yawe ese ubwo uramumenye uwe musaza rwose ufite ijwi rye neza wararimize burundu oya ntabwo nabi inshuti na nyiro mana nyagasa hari undi musaza kuko u Rwanda dufite abasaza benshi ese umusaza bita Ezira Mpyisi uramuzi twarahuye kuko umuntu akurebye twarahuye arambwira ngo ntibamenya baragenda bagahona n'abapfapfa bigize ubudidi iyaba uri buraya wagakwiye kubukorera amafaranga menshi atariko saruza utwo ngutwo kuko uri muri Afurika n'abandi uzabareke nukuri
Yego bakunzi ba Touch One TV nongeye kubabwira ko ndi kumwe na wa mugabo mukunda muri beshi abari burasirazuba muramuzi burengerazuba muramuzi amajyepfo amajyaruguru n'umujyi wa Kigali by'umwihariko aho Gatete atuye mwese muramuzi n'umugabo w'intajorwa kandi n'umugabo mushobora kuganira koko ukumva uranyuzwe kimwe cyo nuko nka Touch One TV ibyifuzo byanyu kuri twe bibari nk'itegeko niyo mpamvu tugera hirya no hino ibiganiro n'amakuru ibyo mwari muzi n'ibyo mutari muzi byose biri kuri Touch One ariko by'umwihariko tugashimira Gatete nubwo tugikomeza ikiganiro kuba yaduhaye umwanya wo kugira ngo tubonane nawe tuganire nawe ahari twakongera wenda tukasa naho tunagana ku musozo Gatete muri iyi misango y'ubukwe bw'abanyarwanda ni irihe tandukaniro ubona uhuriyeho n'abandi basore bayobora ubukwe mu gihe cy'igitaramo? Je nta tandukaniro mbona buri wese imyemerereye agira uko ayibona ahubwo icyo mbona kizima nuko uyoboyere ibirori anyurwa hari abambwira bati Gatete tuguhamagaye uratubera MC utwiganire amazina y'aba bantu avuga ni okay ndaza mbikore kandi nyobore n'ibyo birori rero giye ku giti cyanjye simvuze ngo nitandukaniro simvuze ku giti cyanjye icyo bampamagarira kenshi ni ukwigana amajwi y'abantu batandukanye kandi bakunzwe ntabwo wakwigana umuntu udakunzwe cyangwa utazwe Gatete rero tujya tubona ko impano zawe ku ruhande rumwe twavuga ko hari abanyarwanda benshi zitunze kuko iyo umuntu anavuze ati ngwino udufashe mu buryo bumwe cyangwa ubundi akumva iyo mpano buryo ubumuremye ubumutunze mu bundi buryo ahubwo icyo turiho twibaza Gatete kuki utagaragaza impano zawe ngo ugire uburyo wenda wazidevelopa neza nimba wenda hari nabo wanatoza cyangwa se nimba hari uburyo umuntu ashobora no kugushaka kuko hari ushobora kuba taboneka hirya no hino aho ushobora kuba uri mu bukwe ariko avuga ati byamfasha Gatete mfite nk'uburyo nshobora kumukurikiranamo ndetse turaba tunagana no ku musozo w'iki kiganiro. Jewe abo ntoza ndabafite abantu benshi natoje kuba MC kandi MC professionnel ba MC b'umwuga mfite benshi impinganzo yanjye ikavundura mfite benshi kugera ubu COVID-19 nirangira coronavirus nzavuga nti mujya ha twiga umuco dutwoza umuco dutozwe rero ndabafite benshi icyo waruvuze jewe ikijya gitungurana ya majwi y'abantu nigana ntawe nari nabwira ngo ngutoje kwigana kuko kwigana ni impano y'Imana ariko umuco mu byo mba ndimo nibyo nkora kuko iyo umuntu avuze ngo igana mpyisi girute ubundi abantu benshi ugiye no kuri channel yanjye M.C.GATETE TV ukajya barambaza ngo kuki utajya mu biganiro ngo baza ndavuga no nese nkuri iki none se nzagenda niyigane oya mu gihe cyashize muri COVID-19 turi muri lockdown hari akantu nagize kaka videos nigana kabera na byemveni amubaza abantu batari ko se kuki impano yawe utayibyaza umusaruro ibitari byawe ntubyirukira reka tubyumve kugira ngo tumenye rega byawe ntubyirukira sinzaba umunyamakuru nkawe kuko si wo muhamagaro wanjye kandi nijya kubaza abantu ntibazampa produit bishaka je nzaguma mu mwuga ndimo aho rero baravuga shuti bavandimwe mudukurikiye kuri televiziyo Rwanda tujye kujya kuganira bizabasiko kabira kubera ko mwanya biri kugenda bikurikirana ariko nanone bamwe bavuga ko lockdown abantu mo kugenda bajya muri stade bafungirwamo kandi bikavuga ko bizagerwa none aje bizavuga ko kuki bibaho nabwo dufunga abantu nta nubwo muri stade abakasha ahubwo uzubahiriza amabwiriza ntaho azahurira n'abapolisi ndabamenyesha ko polisi yaba mu bishokoro yaba mu bishanga yaba mu rufunzo irimo ibyo rero
abagerageza kugira ngo bakwepe polisi bakwirakwize covid abo bazahana. Ariko nanone hari kivuga ko mu bafungira muri stade kandi mu gacamande ibyo byo ntabwo ari ugufungwa ahubwo ni ugucibwa amande. Niba tuvuze ngo guma mu rugo ni guma mu rugo, guma mu rugo kuki muyishyiraho kandi abasohotse niba ari Kamonyi guma Kamonyi, Muhanga guma Muhanga, Ruhango guma Muhango, niba ari Nyanza guma Nyanza, Huye guma Huye, Gisagara guma Gisagara, Nyamagabe guma Nyamagabe, Nyaruguru guma Nyaruguru, ugume mu karere ka. Bivuze ngo buri wese azaguma mu karere ke kandi yirinde covid-19. Nibyo tuvuga kandi dukurikiza. Urakoze ibijabusiko kabira nitongera kubakenera tuzabatumira mudusure. Nibyo igihe muzadukenera cyose ibyo tuvuga no gusobanurira abanyarwanda. Ni sipiji jabusiko kabira kubera ko kuri mikoro yacu twarimo tugenda tumukurikirana kwikorana buhanga. Mwari kumwe nanjye cyembe ni Kadamtus agahita haguruka afunga igipeso cye. Then rero uko kwigana abantu dufite benshi aya kazi ya ziada sugira rakabyara sugira ragaheka ubyaye umwana wamwita sugira ugiye kugura indege Rwanda ya sugira nibyo rero turi kugenda tujya muri playa bimwe mu biri kuza bigenda bikurikiranwa. Nibyo koko Manchester United iragenda garuka, abandi bati bamwe baramanuka. Lionel Messi ndetse na Ronaldo Karim Benzema rwatubyaye Abdul tutanibagiwe sugira Ernest Radio 10 numero 1 muri kumwe nanjye Jado. Ubwo mwabyumvise tukajya kwa Butoyi. Ulala ibintu byose rero nuko niko umukino uteye zamutse ndani. Nibyo rero twavuze ni benshi idonido ku nkuru mujeje kuza muri akarekare k'iji Amerika ingene bikiro biratazira batamugaruka n'abapfasoni basigura ko vyogenze neza. Harimwe biriko bari akarekare k'i Rwanda bamwe mu bariko ngaho baca batazira. Ubu noneho abanyamakuru bose bateranye ibitangazamakuru bitandukanye yaba ibya leta n'ibyigenga byerekeje mu Rwanda. U Rwanda rwatangiye gutanga inkingo. Bivugwa ko abagejeje ku myaka 75 ndetse n'abari munsi yayo abo bose bagomba gukingirwa. U Rwanda rukifuza inkingo zirenga miliyoni 6 kugira ngo abanyarwanda bakomeze bakobere ubwigenge n'ubwisanzura no kwizera. Icyakora cyo bamwe mu bakingiwe bavuga ko nta kibazo byabateye. Ibinyamakuru bitandukanye byaba ibya leta n'ibyigenga byanditse ko izi nkingo ziri kugenda zivura abantu kandi nta kibazo cyavuyemo. Bagashishikariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi binyuze kuri Touch One yuko bagomba kwemera urukingo kugira ngo bajye mu bwisanzure. Jean-Claude Mwambutsa, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Idonido ku nkuru turaza tudeja kuri coronavirus. Mu Rwanda bariko baratera inkingo nkuko vyokogwa ariko harasorora ingene zotangura. Bamwe mu bari ngaho baca bashima uko vyokogwa ariko hari kimpungenge. Bamwe mu babikurikiye bavuga ko izi nkingo ziri gutangwa zihabwa abari hejuru y'imyaka 70 bakavuga ko kandi ari byiza. Ariko nanone hari abana bavukanye indwara zidakira bakavuga ko munsi y'imyaka 16 bagomba gukingirwa kugira ngo u Rwanda rugirirwe icyizere. Abo bana nabo bakaba bakwandura kandi bakanduza covid-19 nkuko byagaragaye kuri Touch One TV. Yaba kugendana sanitize ugakaraba, yaba buri kimwe cyose umuntu akagikora kugira ngo u Rwanda rugire ubwisanzure no gusubira mu buzima busanzwe. Ibyo byose bikazaterwa nuko abantu bakingiwe. Deka tunyarukire kwidonido. Bwana Ezra Mpyisi turagusuhuje. Ndabacuje nanjye.
uravuga iki kuri ibi birori? ntibamenya n'abapfapfa baragenda. Turi kumwe kandi na Apotre Gitwaza, imbaraga z'Imana, icubahiro c'Imana, ngo ariko Pawulo wera wa Israel. Ibyo kandi byakurikiwe n'ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuze, uyu mwaka twahuye n'ibibazo byinshi, habayemo coronavirus, kwirinda biruta kwivuza, tukihangana ibintu bizasubira mu buzima. Ibyo byose kandi ubwo yageraga Igisenyi ahazwi nka Rubavu, hari ibyo yababwiye ngo ndandambara yandera ubwoba, iyo arinze Kagame izandinda, ngo ndanda nanjye mbafite ntayantera ubwoba. Ibyo kandi byakurikiwe n'Inyanza, igicumbi cy'ubushomorokari. Abanyenyanza muraho namwe aba Rayon Sport, ibyo bakamushimira ko aharanira ko igihugu gitera imbere kandi kikagira ingabo zikomeye. Turacyari babandi bashobora kujya mu ndake, baba baraho gusa bavuga mudomo baraho. Jean Claude Munyandinda. Then nibyo rero byaba mu birori yabiki, icyo nicyo abantu bakunda, ariko ikiruta byose bakunda umukuru w'igihugu. Respect sa bakunzi ba Touch One, mu by'ukuri ngewe byambereye ishoberamahanga, ikindi byanyuze umutima wanjye, muri kubibona. Nababwiye ko ari umugabo koko mushobora kuganira mu gatarama kandi akaguha amateka n'ubuvanganzo bugiye butandukanye mu buryo nabwo bunatandukanye. Umugabo Gatete rero kuri mikoro za Touch One, tugiye kugana ku musozo. Icyo mbasaba no gukora subscribe kuri no kugira ngo bino biganiro mbategurira bijye bibageraho 5 kuri 5. Hanyuma Gatete, ikibazo cya nyuma kugira ngo tunasoze, muri ubu buryo ufashamwo abanyarwanda, kuko mu bigaragara nuko ibikorwa byawe byamaze kwigarurira imitima yabeshi hano mu Rwanda. Ese mu by'ukuri haba hari impano cyangwa se ingabirano, banza ariko nabyita, hari uwaba yarakugabiye, zaba ari zingahe? Iyo mbajije amashyo, kuko amashyo nawe yavuga, njye mfite abo nagabiye, mbanze mbahereho, mfite abo nagabiye 5 kandi zaratashye, enye zaratashye. Ndavuga inka imwe nayo izataha mu 8 cyangwa ku 9. Abangabiye rero uvuga, hari uwangabiye turi kuri televiziyo Rwanda, Paul na amateka ari kuri televiziyo Rwanda, twagiye mu kiganiro, twari turi kumwe nawe arangabira. Ngabirwa na State Minister Honorable Bamporiki Edouard, yangabiye inka. Yewe ubuse nkubwire ngo abangabiye, ngiye kubarondura amazina, abangabiye baravuga ngo uwangabiye ndamuzi rero mama, ni Rugina baririmba rero inka ni y'urukundo. Abangabiye ni benshi, na Senderi International Hit yarangabiye, ni databuja wangabiye, ni benshi nabavuga, ariko kuko umwanya ari muto kandi muri mu kazi. Uza hano kuri kontineri mu Nyakabanda, kontineri Nyakabanda, azajya asanga mpari. Ahubwo tukira ahangaha rero, kabone nubwo atakubona hano mu kanya, wigeze kuvuga urubuga rwawe bashobora kubonaho izi nganzo zawe, cyangwa se iyi nganzo, banzana ikinyarwanda urambabarire, iyi nganzo yawe, ariko ntabwo rwose wabisasiye neza. Umuntu yakubona he ashatse Gatete kugira ngo akomeza nishime, kabone nubwo yaba ari mu rugo rwe? Anshatse aho ntuye ni Kimisagara, nkuko watangiye ubivuga, mu murenge wa Kimisagara, akagari ka Kamuhoza, umudugudu w'Isimbi, isibo y'ubumwe. Hanyuma aho nkorera ni Nyakabanda kuri kontineri. Uhageze ukampamagara, cyangwa se ukareba
amfasi cyangwa se kuri kote yo hakurya umuryango uhera. Yego. Iyo bavuze uhera ubwo ni umuryango wa nyuma hepfo wegeranye na gate cyangwa igipangu. Ubwo ni ibumoso bw'umuhanda uzamuka ugana kuri stade. Urakagira imfura n'imfiza amata n'amatungo. Naho wafata buri kimwe cyose ni alimentation nkuko bibona. Naho ngaho kandi nkashimira nanone abanyarwanda bakomeje kungirira icyizere cyo kuyobora ibirori byabo. Namwe abanyamakuru mukomeje kumbaza mutese buri yumbaza ngo wigana nde bituma nanjye nkomeza gukurikirana aho natsikiye gato yuko atavuga nkongera nkabisubiramo. Rero inganzo ni umuco kandi umuco ni igicumbi ducumbitseho. Urubuga imbuga zawe ukoresha nizihe kugira ngo abanyarwanda bagusure bagufollowinge? Navuze ko nuwaba yibereye iwe yakishimuka mu umunezero. Nge rero ntabwo nyacukubiri n'ukuri sinjya ku mbuga kugira ngo nishyurwe. Ahubwo imbuga bazinshyiraho kugira ngo abanyarwanda banezerwe. Cyakora cyo YouTube M.C.GATETE TV nta nabyishishiraho. Ahubwo nubwo nanjye nyirango bayavuga bati wa mugabo ukorana ibiganiro n'aba bagabo nawe afite urwe. Ariko icyo nshima kandi mbasaba muteze imbere umuco n'igicumbi cyawo. Abafite impano zigaragare. Utayifite bavuge batuye aratubeshye. Kugaragara kwayo so kwemera gugende wumva uri kingi. Oya. Ntukajye kuri televiziyo, ntukajye kuri radio, ntukajye kuri izi mbuga ngo wumve ko wakomeye. Gukomera kwawe no gukomeza umuco. Ariyo gicumbi ducumbitseho. Nge rero numva uwangirira neza nuwaza guhahiraho nkorera. Uwangirira neza nuwantumira mu bukwe bwe nkabuyobora. Uwangirira neza nuwambwira ngo gwino twiganira uyu. Ariko uwo umbwiye kwigana adatatiye igihango n'igihugu. Nicyo rero turagushimiye Gatete kandi Touch One TV by'umwihariko ngewe mu izina ryanjye bwite n'abakunzi ba Touch One tukwifuriza amagara mazima no kuramba mu gihugu cyakubyana. Namwe mugira imfura n'imfizi imisozi n'abagaragu mukunda u Rwanda kandi Rwanda rwaguke. Mukunda u Rwanda rugari rwa Gasabo rumenyekane naho bataruzi yaba mu nyanja mu kirere no ku butaka. Tugira u Rwanda nirwo rutuma twana kandi tukaguka tukaba tuvuga ururimi rumwe. Umuco dusangiye uraturanga. Nicyo sorejeho. Ngayo nguko bakunzi ba Touch One TV. Ngayo nguko narababwiye ngo uru rubuga nirwo rwonyine mushobora gusangaho ibiganiro n'amakuru binyura imitima yanyu. Umugabo twaganiriye n'umugabo w'umuhanga mu bijyanye no kuyobora ubukwe bw'abanyarwanda. N'umunyempano mwagiye mwumva aho yigana amajwi y'abantu batandukanye hano mu Rwanda. N'umugabo rero Gatete gadaterwa ubugabo n'inzoga. Tumusanze mu murenge wa Kimisagara neza aho bita kuri kontineri. Yahababwiye aho abasha gukora alimentation nziza cyane. Twavuga ko ushobora gusangamwo icyo ukeneye cyose. Yewe kabone nubwo mwaganira ariko navuga uti keneye no gushira inyota kuko cyaka cyo ni wakica ukishe wajyana nacyo. Uwo rero niwe twaraho tuganira tumushimira mu kiganiro kiza ahaye Touch One TV. Namwe rero icyo mbasaba nuko muguma hano hafi mugakora subscribe kuri channel kugira ngo ibi biganiro n'amakuru tugenda tubategurira bibagereho 5 kuri 5. Ndabakunda rero muragahorana Imana n'u Rwanda muhore kandi muganza no mu rwatubyaye mu iterambere. Ndabakunda nitwa Emmanuel Kanani. Amahoro y'Imana abane namwe.